ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024, Apple, uruganda kabuhariwe mu gukora amatelefone ya iPhone, rwatangaje ko rwashyize hanze iPhone 16. Amamiliyoni y'abantu hirya no hino ku isi yari amaze igihe kirekire ategereje iyi telefone, kandi Apple mu kubanezeza yashyize hanze ibyiciro byose by'iyi telefone, ni ukuvuga iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro na 16 Pro Max. Ni utuhe dushya iyi telefone bemeza ko ari igitangaza izanye? Reka tubisuzume. Twe turi The Fixers, kandi mu isegonda rimwe wakora subscribe kugira ntugacikwe n'ibiganiro bigezweho nk'ibi. Icyambere, mu kamenyero Apple ifite ko gukora telefone zisa neza kandi zihuje n'ibyifuzo by'abakiriya, iyi telefone nshya nayo yasohotse ifite imiterere ntagereranywa kandi ikagira screen ya inches 3.8 inyarutse ku muvuduko mwinshi kandi yorohereye mu kunyerezaho urutoki ku buryo byorohera umuntu urimo gukina ya mikino. Tukivuga ku muvuduko nk'urumuri, iyi telefone niyo ya mbere mu zo Apple yakoze ifite ikarita ya 17 A17 chips. Ni ikoranabuhanga rigezweho mu kwihutisha imikorere ya telefone ku buryo byorohera umuntu uri gukora ibintu busanzwe bigenda buhoro. Twavuga nko gukoresha porogaramu zitunganya amafoto n'amashusho, gukina imikino no gukora ibintu byinshi icyarimwe. Iyi karita ya A17 kandi niyo iri inyuma yo kuramba k'umuriro mu buryo budasanzwe iyi telefone yasohokanye. Uramutse uri gukoresha iyi telefone udahagarara, wenda uri nko kureba amavideo, iPhone 16 yuzuye umuriro 100%, wayikoresha amasaha 35 kugira ngo wa muriro ubushizemo. Kandi nabwo kugira ngo ushiremo byagusaba kubura ahantu hatagera imirasire y'izuba, kuko iyi telefone nshya yakora mu buryo ikurura imirasire y'izuba mu kongerera imbaraga batiri yayo. Mukimara kumva ko hasohose iPhone nshya, abenshi mwahise mutekereza kuri za foto nziza dusanzwe tumenyereye. Ubu noneho iPhone 16 yasohokanye kamera enye. Kamera ya mbere ifite megapixel 64 igamije gufata amafoto y'uruhehemure, amafoto atyaye kandi asa neza. Kamera ya kabiri ifite megapixel 48. Iyo yashyiriweho ahanini kuzuminga ibintu biri kure kuko ifite zoom lens, kandi ikoze ku buryo ibyo wazuminze biza bigifite umwimerere wabyo bitajemo amashaza cyangwa ibihu. Kamera ya gatatu ni ultra wide, ifite megapixel 12 kandi igamije korohereza abantu benshi begeranye kugira ngo bagaragare bidasabye kujya gufotorera kure. Niba ukunda ifoto, ubwo urumva ikizo kamera zose zahindura ku mafoto yawe ziramutse zikorera rimwe mu gikoresho gito gitwarwa mu ntoki nka iPhone 16. Kuba bwije cyangwa hari urumuri rudahagije ntibizongera kuba imbogamizi kuri iPhone 16. iPhone 16 yasohotse ikoresha iOS ya 18. Iyi operating system yazanye udushya mu gupima uko ubuzima bwawe bumeze, yaba uko umutima utera, ubwinshi bw'isukari ufite mu mubiri ndetse n'ubushyuhe. Iyi iOS 18 yajemo icyitwa Live View Augmented Reality. Iyi Augmented Reality ishyira imikoranire ndetse no kwisanisha hagati y'ikoranabuhanga ndetse n'amakuru asanzwe tubona. Reka dufate urugero nko mu bijyanye no guhaha. Umuntu ufite iPhone 16 agakoresha Live View AR agiye kugura nk'umutako cyangwa ikindi gikoresho cyo gushyira mu nzu, azajya atungaho kamera kuri uwo mutako cyangwa igikoresho, ubundi telefone imubwira amakuru yose awerekeye, aho wakorewe, ukaba wuguze bavuze ndetse n'ibindi. Si ibyo gusa, kuko telefone izajya inamwereka uko uwo mutako uzaba ugaragara nawe ushyira mu nzu ye nk'aho wamaze kuhagera kandi ukiri mu iduka. Ntitwasoza iki kiganiro tutavuze ku bushobozi iyi telefone ifite bwo gukoresha internet inyaruka ku muvuduko w'urumuri, kuko ibasha gukoresha internet ya 6G na Wi-Fi 7. Niba usanzwe ukoresha iPhone, iyi yaje irusha inshuro zisaga 40% iPhone zose zisanzwe ku isoko mu mikorere ibangutse kandi myiza. Twe turi The Fixers.
Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.